Muraho neza, mbahaye ikaze ku Kirabo TV. Kirabo TV muzajya muhakurikiranira ibiganiro by'urukundo, ubuzima bw'imyororokere n'ibindi biganiro bitandukanye tuzajya tuhasanga. Ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo uzajye ukurikirana ibiganiro byacu ku gihe. Ubu rero tugiye kuganira ku magambo y'agahebuzo wabwira umukobwa mukundana akumva ko nta wundi wamuruta mu buzima bwe, akumva ko nta n'umwe umukurutira. Mu rukundo habamo intekerezo nyinshi zitandukanye, hakaba n'ubwo umukunzi wawe akubwira ko uri mwiza ariko wowe ntubashe kubyibonaho. Nubona rero inshuti yawe yatangiye kwiheba biturutse ku miterere y'umubiri wayo, uzamenye uko ubyitwaramo. Aya magambo ashobora kugufasha gutuma umukunzi wawe yakira uko ari kose. Nshuti mukundwa, maze igihe kitari kirekire mbona usa n'utanezezwa n'uko umubiri wawe uteye, gusa mu by'ukuri njye siniyumvisha impamvu yabyo, kuko njye mbona ntawe muhwanyije ubwiza. Ndagira ngo ngumenyeshe ibi bikurikira. Kuva ku mutwe kugera ku musatsi uri mwiza, niyo mpamvu muri iteka numva nagumana nawe ubuziraherezo. Nibinyorohera kuba iteka nakubwira buri kimwe ntekereza, ariko muri njye iteka mba mpora ntekereza kandi nshimishwa no kwitwa umugabo wawe. Burya iyo ubona nita ku mubiri wanjye mba ngira ngo ndebe ko nasa nawe, ariko simbishyikira ntibyanyorohera kuko uri mwiza by'agahebuzo. Ndagukunda uko uri mukundwa. Nezezwa iteka no kubona wiyitaho, ngakunda guhora nitegereza ubwiza bwawe. Ibyo ni bimwe mu binyereka kandi bikamamiriza urwo ngukunda, bigatuma iteka mba umunyamahirwe no kuguhora iruhande. Gusa hari ikintu cy'ingenzi nkumenyesha, ngukunda uko uri kose. Niyo mpamvu nitwa umunyamahirwe kuva wanyemerera ko tuzahora iteka dusangira akabisi n'agahiye. Uri mwiza imbere n'inyuma, nutabibona yaba yigiza nkana. Ayo niyo magambo rero wabwira umukunzi wawe akumva ko ntawe umukurutira, akanyurwa kandi akaguma akagukunda iteka. Murakoze kurikirana ikiganiro cyacu, mukomeze mukande subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana ibindi biganiro. Murakoze, mugire ibihe byiza.